Kubyikirije so byeme. Oya ntabwo naretera ntabwo namugu. Oya ndavuga wowe. Oya. Ase urabona. Wow, ujataka skingiri. Hello? Imeze bite se? Nese ko wambeje ko nagutegereje ko nakubuza. Nyine bikurikirane narambiwe mwana bikurikirane narambiwe kabisa uze tubonane. Busi gahunda ntuyizi sinakubwiye ko nshaka kujya tubonane se. Sawa. Makuru bamuhobese ngo bigende nsuje sigusuza mu kiganza bwo ni ngombwa ara ni ngombwa nje bigezweho oya kibumobe kabisa none simeze nze neza ntari undi kubona uvuga n'umunaniro civil nta munaniro mfite nese wamobeye mwana ntabyo nshaka ariko none se ngo wabyanze kumuhobera ntabwo mubera ariko kubera iki nuko ntabyo nshaka nuko ntabyo nshaka cyangwa ubwo waje guhura nanjye ubwo utabyiteguye se tubifate none kubona nabuze akazi nkora kubyo naza guhura nawe habikeneye none se ntabwo mbwira icyo warumpamagariye urabona nawe icyo ntabwo wamagarira se nyine nicyo nshaka kumenya cyangwa ukimenya kandi ntabwo ndi kapurari ikindi yo kwiguhagaze mu muhanda mbwira vuba dutahe urabona hano hantu hari habisi hatababise muri iri shyamba tuje gukuramo iki sibyo byiza se hano ko hazamo abantu baje gusenga natwe tuje gusenga natwe twasenga ibyacu Imana ikabiha umugisha bibiri yiri hehe bibiri yiri hehe shaka kugira nzayizane nayo umbwiye ko tuje gusenga se nyanyereka bibiri hano ya mu rusengero nta bibiri afite humura tuzayizana nari nasta kumenya ngo ngira icyo ushaka nitahira gusa nyine nari ndi kumva nshaka kubona none ndakubonye byonyine byo gusa nyine umva n'ikindi hasi kuri kubitwara vuba Nise ndi guhamagaza mu muhanda. Urumva urambiwe? Ndarambiwe mbwira. Ushaka ahantu tujya kwicara? Hehe. Hehe. Ushaka aho ubwo? Ho muri Marriott. Ho muri Marriott. Umva ari ushaka. No tuzahagera ntari. None turajya heza. Turajya heza. Kucya twaganira byazaba ngombwa tukazahurira n'ahandi. Nyine mbwira kucya nkubwira nako ushaka guhamagaza mu muhanda. Utavuga se wabaye iki? Ase urabona kuzana hano nta kintu mfite cyo kukubwira mwana. Wanzana mu ishyamba cyo kumbwira iki? Wanzana mu ishyamba cyo kumbwira iki? Ase ko twahuye nkagukunda ubundi buri kwigira ibiki? Kagira umuntu wawe kwibara rero. Naragukunze ariko ngiye nta naripfa. Wankundiye iki se? Urabona nawe uri cyo mukundira si uri mwiza, teye neza. Abura binyemerera. Shaho dukubona tukabana se. Nabyo byagerwaho hari ico bitwaye se. Sawa pepe nago byakunda giye mfite sheri wanje bikundira. Kubera iki? Reka reka. Umushera nsumbye amafaranga si nsumbye. Sari nabwiye ko amafaranga ari urukundo. Nabwiye ko amafaranga yo bakuru. Ariko ahari akora byose. Naga amafaranga akora byose ari kintu atagura. Wasanga rurambona wa positinze. Cyane. Nuriya? Cyane. Ura ntago yakuntwara. Azakuntwara imwe sabwo kari kabiri. Oya. Ura muhungu ndamukunda. Twahinga, twacuruza ubushera, twakotsa ibijumba. Tuzabana. Nese nanjye ko nagukunze. Wankunze udashoboka rero. Tagibwa wabyanze mwana wanyemereye basi nkazana gusohokana. Mwana urabona iki cyatuma nkukunda? Urabona iki cyatuma nkukunda? Urabona ari igiki ntujuje saho.
ahubwo se wujuje niki nta na kimwe ariko umva ubwiye ko ufite amafaranga urumva ntago ari cyo kintu cyatuma nkukunda ngewe umusore nshaka ni umusore tuzakundana twaburara twabwirirwa ariko tukaba dufite urukundo waretse sinange nkaguha urwanjye wowe nta rukundo ufite ubu wasanga ari n'ubusambanyi ushaka bamwe butigaye turabazi genda gukunda biri serious ubundi se wankundiye iki baby byose ibiki twarahuye mbona ndagukunda bibaye ngombwa yuko nza no kubikubwira kabone nubwo shari nkunda iwacu batazamwemera ariko niba byanga nzabaturuka tujye kubana wowe sinagukunda aho uziko na vie wawe anyemera man na akazi kiwe nzayenda mva kuri iyi sinagukunze cya wabyemeye ko ngukunda nagukunda wabyemeye ko ngukunda ntago nagukunda kubera iki se Mabuja umeze ute? Meze neza mu. Umera cyane. Yego. Koche wenyine se? Nari muze ndi muri telefone nyarutuntu nareba gato. Nakerewe? Ntago wakerewe cyane wazi. Nanjye naje niteguye n'utwenda twose natuzanye. Uje gukora ka kazi nakwemereye. Ka kazi mwanyemereye niko nshaka. Reka nzana agatebe tubanze tuvugane. Ubundi utangira akazi naka kwemereye. Wumva se ahubwo. Kazi kuyu munsi ndakabona rwose. Igihe nacuragiye muri Kigali nta kazi mbona. Ako uyu mama uje ndamwizeye tu ntabwo ari nk'umugabo umugabo ni nk'igikoko neza neza sanyumbi Reka ngo agatebe witwicare tubiganireho Mabuja none naje nta kintu murambesha nakwemereye akazi ko gukora mu rugo ugafura ugateka ugakoropa nawe nubishaka nzanakoza nta kibazo oya kunyoza oya Bosi, umutware wanjye. Oya, narakoza byose sakazi. Oya, ibyo ngibyo ntabwo biri mu kazi ngiye kuguha. Upfa kumenyera amafaranga n'icyo kurya nta kintu. Sasa rero. Tugiye kuvugana ku bintu by'umushahara. Aha, ako kana bubu. N'utuzi dutatu uzakora muri rugo. Nushaka umbwira n'imirimo ijana. Koza ibyombo, gukoropa no guteka. Urabishoboye. Ibyo gusa? No kwirirwa ku rugo nk'imbwa. Aha, kwirirwa ku rugo nabyo nabikora. Imbwa ndayifite mu rugo rwanjye. Ufite imbwa? Agoya. Imbwira hari wowe uzajya ukora iyo mirimo. Ubishaka naba niya kabiri. Oya, nambwa mu ntibaho. Okay, nta kibazo. Urifuza umushahara wangahe rero? Mbo. Urebye rero naho ibintu bigeze muri iyi si. Mbo. Abona hazanye n'imyenda mu gakapu keza. Imyenda yayizanye akakapu karampeze nukarebe guke. Oya ndakabona ni keza. Tugaruke ku mushahara. Nibumbe jana na 5. Mani wabyemeye ko nagukunze. Byanansagije ahubwo. Ntabyo nakwemera. Cya wabyemeye ko ngukunda. Ese ribange gemba nabiririmbi. Uzareremba uruhe. Kubera iki se? Kubera ko nagukunda. Abanyemereye tukabana ko ngukunda. Mani gabanya itiko. Ntago ari itiko inshuti yanjye. Byo kumbwanguziranye na papa afite uburenganzira. Mu wese wa mbere nushije imyaka 18. Nemerewe gukora icyo nshaka no kwihitiramo tuzabana. Ese kuki wampise mu basi? Erega umuntu muzabana ubuzima bwawe bwose ntago ari umuntu wo guhubukira, sibyo? Aba ari umuntu wo kwitonda, ukareba uko ameze imico ye, ukabona nubwo yabarara muri Nyabugogo. Ariko umukunda ntari. Aho nanjye ushaka wabyemera tukabana. Ntabwo nagukunda. Ntabwo ufite amafaranga. Oya, amafaranga ibyo by'amafaranga tubyihorere, sibyo? Se nagutuza ahantu heza. Mbasa ngubwira. Aho kugira ngo uneshe umutwe sibyo wahitamo kwihera pasi. Oya kandi narakunze wowe ngiye ntabwo ndakwihera pasi y'umwana mwiza ariko ngiye mfite sheri. Ase wo mushira ndushiki. Umusheri uri kuririmba ndushiki. Sinakurusha se? Akurusha inyabupfura. Akurusha n'urukundo nkunda urukundo rwanyarwo. Pana uri kuzi ndatabanga amafaranga ngibiki. Naye amafaranga naye nkurato inshuti yanjye. Kandi wambwiye ko ufite amafaranga. Ndafite make wabo yafite wabo utayafite ntabwo nagukunda. Ndafite make yadutunga nge nawe. Ntabwo mushaka rero. Ahubwo reka dutandukana udatuma shere wanya dusanga hano. Oya nta kintu yadugutwara. Sura mu cyaro uri gutwara ibishingo. Ibyo bishingo se birakureba. Ntabwo bindeba kuko ngiye no Mane nukanukira umugabo ngatwara ibishingo. Birakureba. Wowe se ukora iki? Enje bitese. Misawa mwana. Umeze neza? Ndabona ukeye, se nindere ko kwitaho. N'uyu nguyu se. Uburyo nakubonye ukeneye akazi biragaragara ko uzi no gukora.
ibyo ni ibyanjye. Amafaranga ntabwo ari ikibazo, icyangombwa nuko unkorera akazi ugakora akazi kanjye mu rugo neza ku buryo papa wacu umutware wanjye ndamwubaha cyane atazagucisha mu ijisho. 150 urayishyura? Ntabwo ikibazo ntabwo ari amafaranga, icyangombwa nuko uzankorera akazi neza. Subira singuciye makera. Niwisubireho. Ntabwo muri rugo ntabwo ikibazo ari amafaranga, ngiye amafaranga ayo ushaka nzayagwa ariko ukankorera akazi neza. Awe nyibwirire. None se mwatetse? Ibiryo birahari. Gusa urabona mu rugo twabura ibiryo. Nturutse kure inzara iri kunsya pe. Ibiryo birahari. Inzara irimo kunsya. Ahubwo wowe ninjye ukwemerera akazi byo. Umutware buno nawe uhari. Yagiye muri miso y'akazi. Mutware wanabonye asa nako tubireke ibyo tuzana. Ntacyo atwaye n'umwana mwiza. Naraje anyima akazi, anyima namaze kunywa n'ibiryo rabinyima. Ariko ngenda kakwemereye ni nanjye uzajya uguhemba, ntabwo uzamwishyuza n'ibyo uzajya uguha amafaranga y'akazi kawe. Ukwezi ni kujya gupfa. Nanjye mfite akazi, uzajya wirwa hano mu rugo wenyine. Dufite umwana umwe, uzajya wirwa hano mu rugo wenyine ukora akazi ushyira ibintu ku murongo. Twe dutaha nimugoroba. Uwo mwana ni umukobwa ni umuhungu? Ni umukobwa. Ni n'inkumi. Tazaneretera umukobwa. Azakwicijisho. Shaka gutereta naguheraho, sibyo? Kubyikirije so babyemeye? Oya, ntabwo aneretera umukobwa, ntabwo namuguha. Oya ndavuga wowe. Oya. Ase urabona? Wow, jadagaskingiri. Kana niriya mbobo, uriya muhunga ari bamwe. Uriya yaba imbobo yaba atiba zamukunda. Ariko kwiranye. Yabyanze sha. Kaya kuntu namukunda. Nese ngiye mwana bro wanyera kanimero. Sha waretse mani ko nakunze uyu nguyu. Anyihera nimero se? Nayigwe narebe. Mani mukuru w'inshiti yawe muko. Mfite sheri wanje ariko uramva impande. Uwuhe se ya mbobo duherutse guhura? Uriya yaba imbobo yaba imbwa yaba marine zamukunda mpaka. Sha wabyemeye ko nagukunze mukobwa. None ubwo ndisimenye ndamutse mubuze. Nahita ninjyana kwa makuza. Nese ubundi iriya mbobo bizakumarira iki? Reba uyu muhungu ari kuri kumureba. Amaye. Wamubonye? Yambara inkweto ifunze. Uriya ntazi kwambara inkweto ifunze, ntiyambara ipantaro inzima, ntibyenda yambara agira ngo sinzi uko bimeze. Ubundi ufite ikibazo. Umva se ngubwire. Ubundi wakunda umuntu muzabana ubuzima bwawe bwose. Ubundi cyari umukobwa namukunze ariko yakomeje. Nyine kumukunda ni kimwe no kubakundana n'imbobo. Bani kunda uyu nguyu nitaye rero no kunesha umutwe. Ubundi se yaba afite amafaranga banzanye mu muhanda. Nese hani mu muhanda. Mu muhanda nyine. Nese hani mu muhanda. Ni hehe se? Umukobwa arabara. N'ishyamba. Mani kunda umuhungu. Niba nashije wanje tujya kujya udushyimbe Nyamirambo mbizi neza ko ari umukene. Ariko ibazo basohokanye n'umuhungu yambaye inkweto ifunze. Kiriya gihungu cyambara inkweto zidasa undi we hawari. Nashaka ajya yambara ibirenge rwa mavunja nzamukunda. Nyine wo byemere nzakujyana aho ushaka. Sibyo hari icyo bitwaye. Uyafite amafaranga. Uriya ni marine, uriya ni marine. Aba bareka ngiye kwirebera mami nagize. Narebe. Mwirirwa sigana n'uwo mugabo. Nese bwuje ko nabyemera. Sawa igende. Rata mwana nkihera kanimero sibyo wowe nimba uriya mukobwa ari kukwanga ngiye mbikugiremo sibyo nese uriya mukobwa muraziranye ahubwo ngiye turaziranye nese ubwo turabikora gute kugira ngo njye nazakugura n'icyo ushaka ariko uriya mukobwa ntacyo nshaka we mbwira mbikugiremo nimba urankubita ibiceri narebe sibyo ibiceri nabiguha ziriye narebe uriya mukobwa mwana urumva urangiye nabikugiramo ndamuzi cyane bihagije ku buryo nyine ngenda ndamutse muteye injugu zahita zimufata sibyo mbona yijyagagura mwana ntabyo kwirya mwana uramukubisa ibiceri urumva uramukubisa ibiceri yahita yemera kuko kari agahungu nakabobo uzi umuhungu bakundana nigeze kubona yambara n'inkweto zidasa mwana seriye kandi yambara inkweto zidasa ibaze ko none twa turi gutembera tugahura yikoreye ibishingwe nde sinamenye ibyamukundiye gusa nyine wowe mbo naribi wenyihera kanimero sibyo andika nta wasi naribi zana nyandike nabwo ntaribi ubwo ngubwo uraza kubidiringa ubwo urambwira kose buriya nta kuntu umuntu ugiye kubikugiramo waba umaye nk'akantu nyine gasita uraba ufite nimero yanjye oya nabya nimero ubwo se weho imbura urabona ziri kurya nta wasi wanampamagara nkagushira akantu ngiye ngiye kugira mutera injuga nabyemera sava sibyo nta wasi naribi kanigendere ubwo nyine gahunda ntuzice sibyo ngiye kugenda mufatishe neza mubwire ibyiza byawe kandi nawe nujye umugeraho ujye wiyemera sibyo nta wasi naribi turi kumwe wanjye sawa